Bahaye ikaze mwese abadukurikiye kuri Shaka Provisoire, aho tugenda tubaha imyitozo yibandwa mu kizamini cya Provisoire. Rero tubahaye ikaze n'umwitozo w'uyu munsi. Ikibazo cya mbere, umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka A. Umunyamaguru B. Umuyobozi w'ikinyabiziga C. Umugenzi D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, mbese wahitamo iki? Nizere ko rero wiyegereje agakayi n'agakaramu kugira ngo ubashe kumenya urugero ugezeho wiga amategeko y'umuhanda. Twihuse rero, aha igisubizo ni B. Umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, nta gihinduka aba ari umuyobozi w'ikinyabiziga, kuko kugufata uyisunitse udafite uruhushya rwa burundu rwo rukwemerera gutwara iyi pikipiki, uhanwa nk'umuntu uyitwaye. Twihuse rero, ikibazo cya kabiri, ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Mbese ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? A. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B. Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha wahitamo iki muri ibi ngibi? Aha rero twihuse, igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igihe ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga ni igihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, ndetse no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Ikibazo cya gatatu, mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Mbese mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe muri ibi wakora iki? C ni A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe wahitamo iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni C. Ushyira imodoka iruhande ubundi ukitaba telefone. Ikibazo cya kane, uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenza metero 11. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenza metero 11, cyangwa ntibugomba kurenga metero 11. A. Ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. B. Ibifite imitambiko ibiri gusa. C. Makuzungu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe muri ibi binyabiziga ni ibihe uzi yuko uburebure bwabyo butagomba kurenga metero 11? Aha rero igisubizo ni D. Igisubizo ni D. Mu byo badaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri cyangwa irenga. Ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri cyangwa irenga. Rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu byo baduhaye. Gatanu, nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? A. 2. B. 3. C. 1. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero ikinyabiziga nibura gitegetswe kugira uduhanagura kirahure 1. Igisubizo ni C. Ikinyabiziga kigomba kugira nibura uduhanagura kirahure nibura 1. Gatandatu, amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. A. Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari munsi y'isiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese aha wowe urumva igisubizo ari ikihe? Aha rero igisubizo nta kindi, amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. 7,
Ikibazo cya karindwi, ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: a. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. b. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. c. Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. d. a na c ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe aha uzi ari ubuhe buryo bwo gushyiraho iryo tara bavuze haruguru? Rero aha igisubizo nta kindi ni a. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ikibazo cya munani, za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Aya matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Aya matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: a. Amatara abiri ashyirwa inyuma. b. Amatara abiri ashyirwa imbere. c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. d. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe aha urumva uburyo bwo gushyiraho ayo matara ari ubuhe? Aha rero uburyo bwo gushyiraho ayo matara kuri izo otobisi: rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Igisubizo ni c. Rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Ikibazo cya 9, itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Itara ryo guhagarara y'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: a. Metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. b. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. c. Metero 20 ku manywa na metero 100 mu ijoro. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ikibazo wagisubiza ute? Mbese iryo tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye, mbese ryagaragara mu yihe ntera muri izi baduhaye? Aha rero igisubizo ni d. Mu byo badaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko iri tara bavuze haruguru nibura rishyirwa muri metero 20 ku manywa na metero 150 nijoro. Igisubizo ni d. Mu byo badaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10, ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? Mbese ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? Aha rero turi kubona amashusho agiye atandukanye. Turi kubona ishusho y'uruziga, ishusho y'urukiramende, ishusho ya mpande eshatu. Muri kuzibona izo shusho zose none bari kutubaza ngo ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? Aha rero igisubizo nta kindi ni d. Ibyapa bitegeka bikozwe mu ishusho y'uruziga. Mbibutse ko ndi kubategurira isomo ry'ibyapa byibandwaho babaza mu bizamini. Rero ndabashishikariza gukomeza kunkurikira kugira ngo muzabashe kubona n'iryo somo ndimo kubategurira mu minsi iri imbere. Twihuse rero n'ikibazo cya 11. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: a. Ibyapa biyobora n'ibitegeka. b. Ibyapa biburira n'ibitegeka. c. Ibyapa bibuza n'ibitegeka. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha igisubizo urumva ari iki? Mbese ni ibihe byapa
bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe muri ibi baduhaye. Aha rero igisubizo nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka nibyo bishyirwa ku mihanda noneho bigashyirwaho cyangwa bikagaragazwa ku buryo bumwe. Igisubizo ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. 12 ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Mbese ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva ubwo bwoko bwa feri bari kutubaza aha ngaha ari ubuhe? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero ubwo bwoko bwa feri nta bundi ni A, ni feri y'urugendo. Igisubizo ni A, feri y'urugendo. Ikibazo cya 13, ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha urumva wasubiza iki? Mbese urumva ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buhe buryo muri ubu baduhaye? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Mu byo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko ibyo bizirikisho bigaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ikibazo cya 14, uretse mu mujyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu ni? Uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo makuzungu ni? A, toni 10. B, toni 12. C, toni 16. D, toni 24. Mbese wowe urumva ubwo buremere ari ubuhe muri ubu baduhaye? Twihuse rero aha uburemere ni toni 16. Igisubizo ni C, kuri ibi binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo makuzungu, uburemere ntarengwa bwemewe ni toni 16. Igisubizo ni C. Ikibazo cya 15, utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. A, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe urumva ari gihe ki
utwo tuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru. Aha rero igisubizo nta kindi ni C, niyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Igisubizo ni C, niyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. 16. Muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu muri iki cyapa ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Muri kubibona hano mu ishusho, muri kubona ikinyabiziga, mukabona n'icyapa. Ahangaha muri iri shusho bari kutwereka ahangaha, hano dufite icyapa ndetse aha tukagira ikinyabiziga. None ni ukubera iki muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira? Bari kutubaza impamvu. A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Mbese aha urumva impamvu hari iki cyapa cyo guhagarara ari iyihe muri izi baduhaye? Aha rero impamvu nta yindi ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Biragoye kubona neza mu muhanda munini, niyo mpamvu hari icyapa cyo guhagarara kugira ngo ubanze urebe mu muhanda niba nta bindi binyabiziga birimo, noneho ukabona gutambuka neza. 17. Ikibazo cya 17. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. A, mu nsisiro gusa. B, ahegereye inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese muri ibi wowe wahitamo ikihe? Mbese ni hehe hemerewe gukoreshwa imburira zimurika nk'uko babivuze haruguru? Ese ni A, mu nsisiro gusa. B, ahegereye inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Igisubizo nta kindi ni D. Ibyo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko izi mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro n'ahandi hose, naho aha bavuze mu nsisiro gusa. Niyo mpamvu igisubizo ari D. 18. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri rumoroki zikurikira. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri rumoroki zikurikira. A, rumoroki ifite feri y'urugendo. B, rumoroki idafite feri y'urugendo. C, rumoroki itarenza kilogramu 750 cyangwa rumoroki itarenze ibiro 750. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe uri kumva iyo rumoroki ari iyihe? Aha rero iyo rumoroki ni rumoroki idafite feri y'urugendo. Igisubizo ni B. Rumoroki bavuze aho haruguru ni rumoroki idafite feri y'urugendo. 19. Ibinyabiziga bifite ubugari burengeje ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibinyabiziga bifite ubugari burengeje ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. A, metero 2 na santimetero 10. B, metero 2 na santimetero 50. C, metero 3. D, metero 2. Mbese wowe urumva ubwo bugari bwavuzwe haruguru ari ubuhe? C ni A, metero 2 na santimetero 10. B, metero 2 na santimetero 50. C, metero 3. D, metero 2. Aha rero igisubizo ni A, ni metero 2 na santimetero 10.
ibinyabiziga bifite ubugari burengeje ibyo bipimo bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ikibazo cya nyuma aricyo cya 20, nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye: a santimetero 30, b santimetero 40, c santimetero 50, d metero 1 na santimetero 55. Mbese wowe aha urumva igisubizo ari iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni c, ni santimetero 40. Igisubizo ni b, ni santimetero 40. Sorry. Rero turabashimiye kuba mwadukurikiye. Ni kuri Shaka Provisoire. Abantu bifuza ko twabafasha mu kwaka kode yaba iya perime ndetse n'iya provisoire, mushobora kutwandikira kuri 0725709083, 0723579083, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri message isanzwe, noneho tukaba twagufasha. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye. Naho ubutaha.